Reka ngusuhuze wowe nshuti mukunzi w'ijwi rya diaspora One Nation Radio. Twizere ko aho muri hose mu bice bitandukanye abadukurikira muri diaspora by'umwihariko mu ntara ya gatandatu, twizere ko mukomeje kugira ibihe byiza. Nitwa Simeon Muhumuza. Uyu munsi nabwo nkuko hano ku ijwi rya diaspora duhora updatinga tukababwira amakuru abari kuvugwa hirya no hino, nabwo twinjiye mu kiganiro. Ni inkuru benshi navuga ko yabatunguye, ni inkuru nta masaha menshi ashize isohotse. Ni inkuru y'umugabo, kuri ubu ni umugabo kuko nta minsi myinshi ishize ashinze urugo, aho yasezeranye imbere y'Imana ndetse n'abantu ndetse rwose n'amategeko y'u Rwanda. Yitwa Ishimwe Dieudonné, abenshi mwamumenye nka Prince Kid. Murabizi ko uyu mugabo navuga ko ntabwo uyu mwaka wamubereye mwiza wose, nubwo yashinzemo urugo, ariko kandi nabwo yakomeje urubanza yaregwagamo n'abakobwa batandukanye bitabiriye irushanwa rya Miss Rwanda mu bihe bitandukanye, aho ashinjwa kubahohotera. Uyu mugabo rero kuri ubu, uyu munsi turiho kuwa gatanu, yagombaga gusomerwa umwanzuro w'urukiko. Murabizi ko hari habayeho kujurira, aho rero uyu mugabo n'ubundi yakomeje kuburana kuri ibi ngibi nyuma y'uko nanone afunguwe mu mpera z'umwaka ushize, aho nabwo yari afunzwe ariko akaza kugirwa umwere. Kuri uyu munsi rero igihari ni uko urukiko rukuru rwakatiye uyu Ishimwe Dieudonné alias Prince Kid nk'uko abenshi bakunze kumwita igifungo cy'imyaka 5, aho rwamuhamije ibyaha byo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato ndetse no gusaba cyangwa se gukora ishimishamubiri rishingiye ku gitsina. Uru rubanza rero ubundi rwagombaga gusomwa saa 5 z'amanywa zo kuri uyu munsi turiho kuwa gatanu, ariko byaje guhinduka, ahubwo rushyirwa ku isaha y'isa 7 z'amanywa ku mpamvu umucamanza yavuze ko ngo zatunguranye. Mu isoma rero ry'uru rubanza, yaba Ishimwe Dieudonné ndetse n'abamwunganira mu mategeko ntawe ari mu rukiko, ni mu gihe ubushinjacyaha bwe ariko bwari buhagarariwe. Umucamanza rero yatangiye yibutsa abari mu cyumba cy'iburanisha ko Ishimwe Dieudonné uko iburanisha ryagenze, aho yarezwe ibyaha birimo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, icyaha cyo gusaba cyangwa se gukora ishimishamubiri rishingiye ku gitsina, n'icyaha cyo guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina. Perezida rero w'inteko iburanisha yavuze ko muri make uko urubanza rwagiye rugenda kuva ku munsi wa mbere kugeza ubwo uregwa yaherukaga kuburana, urukiko rero rwanzuye ko inyandiko z'abakobwa batanze babazwa ngo arizo zifite agaciro, naho izo bakoreye kwa noteri zo zateshejwe agaciro kuko ngo zitavugisha ukuri. Murabizi ko ubwo n'ubundi yaburanaga kuva mu mwaka ushize wa 2022, hari ibyagiye bijya hanze, hari ibivuga ko hari inyandiko aba bakobwa bamwe bagiye basinyira kwa noteri, ariko kuri ubu nk'uko byumva umucamanza yavuze ko izi zidafite agaciro, ahubwo izifite agaciro arizo batanze babazwa. Ubwo urabyumva ni mu bugenzacyaha. Umucamanza rero yavuze ko Prince Kid ahamwa n'icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, kuko urukiko rukuru ngo rusanga yarasambanyije umukobwa wahawe kode ya VMF. Wibutse ko aba bakobwa ku bw'impamvu z'umutekano wabo kuva iburanisha ryatangira, kuko ryaje no gushyirwa mu muhezo, nubwo Prince Kid we yasabaga ko iburanisha ribera ku karubanda, ariko byaje kwangwa kugeza na n'ubu. Bahawe rero kode, uyu rero ufite kode ya VMF ngo urukiko rusanga yarasambanyijwe, agasambanya uyu mukobwa amufatiranye n'intege nke. Urukiko rero rukuru rwahamije Prince Kid icyaha cyo gusaba cyangwa gukora ishimishamubiri rishingiye ku gitsina, kubera uwahawe kode ya VKF wabimushinje ko ngo yakimukoreye inshuro zigera kuri 3 zose.
ku rundi ruhande ariko yagizwe umwere ku cyaha cyo guhoza undi ku nkeke bifitanye isano n'imibonano mpuzabitsina, aho yashinjwe n'uwahawe kode ya VBF wamushinjaga kumuhamagara mu ijoro amusaba kuryamana nawe undi akamuhakanira. Iki nacyo yakigizweho umwere, ariko biriya bibiri byo yabishinjijwe. Urukiko rero rwavuze ko rusanga ikimenyetso ngo gishingiye ku majwi gitandukanye n'ibiteganywa n'itegeko. Umucamanza rero yavuze ko icyemezo cy'urukiko cyari igihano cy'igifungo cy'imyaka 16, ariko icyakora bitewe n'uko ari ubwa mbere Prince akurikiranyweho n'inkiko, rwamugabanyirije igihano ahubwo akatirwa imyaka 5, nyuma yabyo akazanacibwa ihazabu ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Prince Kid rero ku bakunzi be, ku bakunzi ibikorwa bye, ntabwo ari inkuru nziza. Mbibutse ko uyu mugabo yari aherutse kurushinga na Iradukunda Elsa, ni mu muhango wabaye tariki ya 2 Nzeri muri 2023. Iradukunda Elsa yabaye Miss Rwanda 2017. Urumva rero ko ntabwo ari inkuru nziza. Ese Prince Kid araza kujurira iki cyemezo, cyane ko kibyemererwa n'amategeko, gusa urumva ko ntiyari ahari, ariko n'ubundi mu isomwa ry'urubanza habaho gusoma urubanza, nta kundi bigenda. Ubwo reka tubitega amaso turebe ikiri buze gukurikiraho. Ese wowe niba warakurikiranye iby'uru rubanza, mu by'ukuri urabona bigana hehe? Uyu mwanzuro ni iki wawuvugaho? Twe tuguha updates, tukakubwira ibiri kuvugwa, nawe ukaduha igitekerezo cyawe aho hasi muri comments section ya comments irafunguye, ushobora kuduha igitekerezo cyawe. Gusa ntabwo nasoza nanone tukiri mu bijyanye n'inkuru ziri kuvugwa cyane cyane muri showbiz, ariko noneho zijyanye n'inkiko. Uwitwa Titi Brown, uyu nawe murabizi ko afunzwe aho kurikiranyweho icyaha cyo gusambanya no gutera inda umwana utarageza imyaka y'ubukure. Uyu rero yasabwe gutanga indishyi y'akababaro ya miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda. Ni mwiburanisha nakubwira ko ryaranzwe n'impaka z'urudaca rwose. Uyu munsi rero nawe urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwakomeje kumuburanisha. Uyu musore nakubwira ko ibihe arimo kuburana bimaze igihe kinini, benshi mbuga nkoranyambaga bakomeje no kugenda batakamba bavuga bati se ko adahabwa ubutabera. Ariko igihari gishyashya kuri ubu nuko mwiburanisha ryabaye yasabwe gutanga indishyi y'akababaro ya miliyoni 20. Uyu munsi rero umunyamategeko uwo bikekwa ko uyu Titi Brown yakoreye icyaha wari ugaragaye bwa mbere mu rukiko, yabanje gusaba ko inyungu z'uwo yunganira wari ukiri umwana, urubanza ku bw'inyungu z'uyu yunganira ngo rwaburanishirizwa mu muhezo. N'ubusabe rero bwaje kubanza gukurura impaka zikomeye, kuko yaba Titi Brown ndetse n'umwunganira mu mategeko bahakanye iki cyifuzo. Bahamya ko urubanza ngo rudakwiye gushyirwa mu muhezo mu gihe mbere hose rwaburanwaga mu ruhame. Nyuma rero yo kumva impande zombi, perezida w'iburanisha yafashe icyemezo cyo kurukomeza, ahubwo rugakomeza kuburanishirizwa mu ruhame. Hahise hatangira rero iburanisha ku bimenyetso bishya. Ubushinjacyaha bwatanze ibipimo birimo amashusho agaragaza Titi Brown abyinana n'uyu mukobwa. Ubushinjacyaha rero ubwo bwavuze ko aya mashusho abagaragaza babyinana kwa Titi Brown mu ruganiriro cyangwa se muri salon yatanzwe ngo mu rwego rwo kunyomoza amakuru y'uyu mubyinnyi wavuze ko uyu mukobwa ngo atigeze agera mu nzu ye. Ubushinjacyaha rero buvuga ko ngo aya mashusho yafashwe ku munsi umwana yasambanyirijweho ari tariki 14 z'ukwezi kwa munani cyangwa se kwa Kanama mu mwaka wa 2021. Bityo ko ibyuregwa avuga ko umwana atigeze yinjira mu nzu atari byo, kuko ngo hafashwe amashusho yabo bari kubyinana muri salo ya hehe? Salo yo kwa Titi Brown. Ikindi kimenyetso ubushinjacyaha bwatanze ni cya raporo y'abahanga mu by'imitekerereze ivuga ko bapimye umwana bagasanga ngo ibyo yakorewe byaramuhungabanyije cyane, bityo ko afite ihungabana.
Abajijwe rero kuri iyi raporo, Titi Brown yavuze ko iby'ihungabana atabizi ndetse nta n'uruhare ngo yigeze abigiramo. Umunyamategeko we yavuze ko ibi ari ibintu ngo biri gukorwa kugira ngo hatinzwe urubanza kuko atumva ukuntu umwana amaranye agahinda imyaka 2 ndetse ngo icyo kimenyetso kikazanwa urubanza rwaburanwe ndetse rwanamaze gupfundikirwa. Yavuze rero ko icyaha umukiriya waregwa ikimenyetso gikomeye kimushinja ari raporo ya muganga yasabwe n'ubushinjacyaha kandi ikaba yaragaragaje ko atari Titi Brown wamusambanyije. Ku kijyanye n'aya mashusho, Titi Brown yabanje kuyerekwa abazwa niba yazi, yibutswa ko yigeze kuvuga ko uyu hawe kode ya MG ngo atigeze agera iwe. Uyu musore rero yahakanye amashusho icyakora ahamya ko wabonye ari we usa n'umukobwa wamureze. Yongera gushimangira ko uwo mukobwa ngo atigeze agera iwe. Mu magambo yati kereka niba bafite ibimenyetso ko aho ari iwanjye. Muri uru rubanza ariko kandi hanaregewe indishyi zingana na miliyoni 20. Uhagarariwe uwahohotewe yagaragaje raporo ya muganga igaragaza ingaruka uwakorewe icyaha yahuye nazo zirimo agahinda gahoraho, indwara zo kubura ibitotsi ziterwa n'icyaha ngo yakoze. Uyu munyamategeko rero yavuze ko indishyi basabye ari nke cyane kuko nta gaciro baha ingaruka umuntu yagizweho zirimo ihungabana. Perezida rero w'iburanisha yabajije umunyamategeko icyo bashingiyeho bagena miliyoni 20. Undi ahamya ko ngo ari indishyi batekereje barebye ikibazo umwana yagize nyuma yo guhohoterwa. Umunyamategeko rero wunganira Titi Brown we yibukije urukiko ko uregera indishyi ari we wagombaga kugaragaza ibimenyetso by'ibyo aregera byabura ngo akaba atsinzwe. Basaba rero ko izi ndishyi zitahabwa ishingiro kuko nta bimenyetso uwaziregeye yatanze. Hanyuma wunganira Ishimwe Thierry cyangwa se Titi Brown we yagaragarije urukiko ko uyu mubyinnyi byibuza yinjizaga miliyoni 2 ku kwezi kandi agiye kuzuza imyaka 2 afunze. Bivuze ko byibuze uba ari guhomba arenga miliyoni 48 z'amafaranga y'u Rwanda, hakongerwaho ikiguzi cy'umunyamategeko cya miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Bityo mu gihe Titi Brown ngo yazaba agize umwere, uregera indishyi yazishyura miliyoni zigera kuri 53 z'amafaranga y'u Rwanda. Nyuma rero yo kumva impande zombi, umucamanza yaje gupfundikira iburanisha avuga ko ruzasomwa ejo bundi ku itariki ya 10 Ugushyingo kwezi kwa 11 muri uyu mwaka turimo 2023. Ngayo nguko bwizo updates rero no ku rubanza rwa Titi Brown, urumva ko nawe biracyamukomereye. Reka turebe icyo ubutabera buzatangaza ku munsi wenda w'isomwa ry'urubanza, turebe aho bigana. Uraduha igitekerezo cyawe aho hasi muri section ya comments. Hanyuma niba uri mushya kuri YouTube channel yacu, nawe kandi ukabanyurwa n'ibiganiro ndetse n'amakuru ijwi rya diaspora One Nation Radio tukugezaho, wakanda subscribe ndetse no kuri yonzogera notifications kugira ngo nawe ujye uba mu wa mbere babasha kugerwaho n'ibiganiro ndetse n'amakuru tukugezaho. Reka mbasezereho rero, nitwa Simeon Stizo Muhumuza, mukomeze mugire ibihe byiza aho muherereye hose. Naho butaha.